bimeze biti nuko tugatangiye. Reka tubanze twamamaze computer za filime z'ubwenge, ibyo murabizi. Nyuma yo kwamamaza za tugatangira bakise Foreign Girl. Bimeze bite? The Green Engineering Company Limited bagufitiye serivisi z'amashanyarazi, bagufitiye serivisi zitandukanye, bakwestarira inzu nini ndetse n'intoya. Icyo bakora ni ukurwanya umwijima ndetse ibijyanye na za kamera n'iki byose barabyitaho. Internet system ndetse na fire alarm system. Ni zimwe bamwe mu basore bari seriye. Nanjye nzimba mvuga ni cyakoze reka mbarangira abantu bari seriye. Bimeze bite? Nyuma yo kwamamaza dutangiraga filime bakise ngo iki? Bakise ngo ni Foreign Girl ndetse cyangwa se umukobwa wibwe. Za filime z'ubwenge ubu udafite gucikwa zirebwa na buri umwe. Abo basore nakubwiraga bahamagare kuri 0783 bakwestarira inzu. Reka tuyitangire. Ese Skove Movie Stock murahazi cyangwa ntabwo murahamenya we? Twandikire kuri ya nimero yacu twakubwire, niho filime ziva. Uzabure icyo ureba. Skove irigwa muri studio Voted Pictures. Spario Movie, Skove Movie Stock. Andikira 07824321 utazabura filime ureba. Nuko twitangiye za filime z'ubwenge budakwiriye gucikwa. Mbere yo kugenda ya Allah ndakwininza umbabarire. Mbere yo kugenda ya Allah ntundeke nyine. La ilaha illallah niro jambo ry'ubugingo Muhammadur Rasulullah niwe mucyo ntwara. Uyu munsi numva hari ikintu gitandukanye. Umutima wanje uri kunsaba gutuza, nkaho urugendo ruri kurangira, nkaho igihe cyamye kigeze. Nitegereza ubuzima nabayemo, ibyiza n'ibibi byabaye byose. Ntekereza ku minsi yanjye, nibaza niba narabaye mwiza. Mbere yo kugenda ya Allah ndakwinginze umbabarire. La ilaha illallah niro jambo ry'ubugingo Muhammadur Rasulullah niwe mucyo ntwara. Nibutse ibyaha nakoze byinshi, ibihe nateshutse mu nzira yawe. Hari aho nari naribagiwe kuri nyaga
nyagasani wanje naringiri mu buzima bw'isi nirukira inyuma y'ibyishimo byayo ariko none ndasubiye inyuma nisabe imbabazi zanje mbere yo kugenda ya Allah mbabarira amakosa yanje urumuri rwawe runyobore mu rugendo mu rwanje rwa nyuma amarira atemba ku maso yanje ndavuga nti astaghfirullah umutima wanje wicisha bugufi nagusaba imbabazi yara ntabo mfite icyo nzara uretse kwicuza kwanje ndakwiringiye wowe gusa kuko uri nyirimbabazi subhanallah subhanallah ntutandukanye n'imbabazi zawe alhamdulillah alhamdulillah ndakwiringire ntekereza ku muryango wanje abantu nari nsize inyuma nabasabira amahoro n'umugisha kandi ngo bazagume mu nzira nziza nubwo ngiye kubasiga ariko niringiye ko bazakomeza kandi bazibuka Allah mu buzima amakosa yawe rundurayo kugenda ndakwinginze ubunyiyacure shire mu bantu bawe beza unyinjize mu jana yawe la ilaha illallah niro jambo ry'ubugingo Muhammadur Rasulullah niwe muco wanje umunsi ugeze soza urugendo umutima wanje uratuje nzikungiye guhura nawe kandi niringiye imbabazi zawe ya Allah ndagushimira ku buzima wampaye nzahora nkwiringira mu rugendo rwanje rwa nyuma mbere yo kugenda ndakwisunze yama ntundeke nyene mu rugendo rwanje rwa nyuma subhanallah alhamdulillah Allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم
kintu buzima tani inzira nari mfite, nari nkiri mu mwijima mwinshi, nta cyizere cy'ejo hazaza, nabayeho mu mibabaro myinshi, nta n'umwe wari unyitayeho, isi yose yansaga kure, niyumvaga ndi wenyine cyane, nari nta kintu ya Allah, ariko wowe warambonye, nari naratakaye mu buzima, ariko wowe waranyoboye, la ilaha illallah, niryo jambo ry'ubugingo, Muhammadur Rasulullah, niwe muciyo nyobora, nagerageje ibintu byinshi, ariko byose byarangiraga nabi, nashakaga amahoro w'isi, ariko sinigeze nyabona, ijoro rimwe naritsaye jyenyine, ntekereza ku buzima bwanjye, nibaza niba hari impinduka, icyo gihe umutima wanjye urahinduka, nari nta kintu ya Allah, ariko nduzigera undeka, urumuri rwawe runyobore mu nzira igororotse, natangiye kuvuga astaghfirullah, subira mu masengesho, natangiye gusoma Quran, umutima wanjye utangira gukira, amahoro atangira kwinjira, ubuzima bwanjye burahinduka, nkaho nari mu mwijima, none nkiri mu mucyo wawe, subhanallah, subhanallah, nubonaguye narahagurutse, alhamdulillah, alhamdulillah, ubu ndi mu nzira nziza, ubu ngiri undi muntu mushya, nuzuye imbaraga n'icyizere, ntabwo nkiri uwo nari nkiri, ubu ndi mu nzira ya Allah, n'urugendo rukiri rurerure, ariko nzi arahunja, kuko uri kumwe nanjye, ntacyo ntazashobora, nari nta kintu ya Allah, ariko wowe warampinduye, ubu ndi mu mucyo wawe, kandi nzahora ngukurikira, la ilaha illallah, niryo jambo ry'ubugingo, Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo wanjye, umunsi umwe nzahagara imbere yawe, niringiye imbabazi zawe, nizeye ko uzanyakira,
ukanyinjiza mu janna yawe. Ya Allah ndagushimira kumpuhwe zawe zitagira iherezo. Nzahora ngusingiza mu buzima no mu buzima bw'iteka. Nari ntakintu ariko wowe warampinduye. Nari naratakaye ariko wowe waranyoboye. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Amin, amin, amin. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. الحمد لله الحمد لله. نار تكنت مبوزما تننزرا نار فيته. نار يريم وجما ويشي تشيزري جوهزازا. نباي هامومي بابا رميشي تنومو ورم نتايهو. isi yose yansaga kure niyumvaga ndi wenyine cyane. Nari ntakintu ya Allah ariko wowe warambonye. Nari naratakaye mu buzima ariko wowe waranyoboye. La ilaha illallah, niryo jambo ry'ubugingo. Muhammadur Rasulullah, niwe muci unyobora. Nagerageje ibintu byinshi ariko byose byarangiraga nabi. Nashakaga amahoro mu isi ariko sinigeze nyabona. Ijoro rimwe naricaye jyenyine ntekereza ku buzima bwanjye. Nibaza niba arahimpinduka. Icyo gihe umutima wanjye urahinduka. Nari ntakintu ya Allah ariko nduzigera undeka. Urumuri rwawe runyobore mu nzira igororotse. Natangiye kuvuga astaghfirullah, nuzubira mu masengesho. Natangiye gusoma Quran, umutima wanjye utangira gukira. Amahoro atangira kwinjira, ubuzima bwanjye burahinduka. Nkaho nari mu mwijima none nkiri mu mucyo wawe. Subhanallah subhanallah, nubwo naguye narahagurutse.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, ubundi munzira nziza, ubunkira undi muntu mushya, nuzuye imbaraga n'icyizere, ntabonye uwona rimwe, ubundi mu nzira yawe, nubwo urugendo rukiri rurerure, ariko nzi aho njya, kuko uri kumwe nanjye, ntacyo ntazashobora, nari ntakintu ya Allah, ariko we warampinduye, ubu ndi mu mucyo wewe, kandi nzahora ngukurikira. La ilaha illallah, niryo jambo ry'amahoro, Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo wanje, umunsi umwe nzahagara imbere yawe, niringiye imbabazi zawe, nizeye ko uzanyakira, ukanyinjiza mu janna yawe. Ya Allah, ndagushimira kumpuhwe zawe zitagira iherezo, nzahora ngusingiza mu buzima no mu buzima bw'iteka, nari ntakintu ariko we warambunye, nari ntaratakaye, ariko we waramyoboye. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Uyu munsi numva hari ikintu gitandukanye, umutima wanje uri kunsaba gutuza, nkaho urugendo ruri kurangira, nkaho igihe cyanjye kigeze, nitegereza ubuzima nabayemo, ibyiza n'ibibi byabaye byose, ntekereza ku minsi yanjye, nibaza niba narabaye mwiza. Mbere yo kugenda ya Allah, ndakwinginze umbabarire, mbere yo kugenda ya Rab, tundeke njyenyine. La ilaha illallah, niryo jambo ry'ubugingo, Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo untwara. Nibutse ibyaha nakoze byinshi, ibihe nateshutse mu nzira yawe, hari aho nari naribagiwe ko uri nyagasani wanje, nari nkiri mu buzima bw'isi, nirukira inyuma y'ibyishimo byayo, ariko none ndasubiye inyuma, nisaba imbabazi zanje. Mbere yo kugenda ya Allah, mbabarira amakosa yanjye, urumuri rwawe runyobora
mpore mu rugendo rwanjye rwa nyuma. Amarira atemba ku maso yanjye, ndavuga nti astaghfirullah. Umutima wanjye wicisha bugufi, nagusaba imbabazi ya Rab. Ntabwo mfite icyo nzana uretse ukwicuza kwanjye, ndakwiringiye wowe gusa kuko uri nyir'imbabazi. Subhanallah, Subhanallah, tumtandukanye n'imbabazi zawe. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ndakwiringiye n'ubu. Ntekereza ku muryango wanjye, abantu nari nsize inyuma, nabasabira amahoro n'umugisha, kandi ngo bazagume mu nzira nziza. Nubwo ngiye kubasiga, ariko niringiye ko bazakomeza, kandi bazibuka ubuzima bwabo bwose. Mbere yo kugenda yawe, ndakwinginze unyakire, shire mu bantu bawe beza, unyinjize mu janna yawe. La ilaha illallah, niryo jambo ry'ubugingo. Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo wanjye. Umunsi ugeze nsoza urugendo, umutima wanjye uratuje, uzi ko ngiye guhura nawe, kandi niringiye imbabazi zawe. Ya Allah, ndagushimira ubuzima wampaye, zahora nkwiringira no mu rugendo rwanjye rwa nyuma. Mbere yo kugenda, ndakwisunze ya Allah, ntundeke njyenyine mu rugendo rwanjye rwa nyuma. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Amin, Mawin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Ya Rahim, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Njendi mfubi muisini, tamama tapapa hafia nje, nitegereza bandi bafite ababi, njengiri jenyine mu buzima. Nagenda mu mihanda y'isi, nshaka umutima uruhukira, ariko aho njya hose numva ndi wenyine cyane. Ya Allah, ndi wenyine ariko ndakwiringiye. Ya Rabbi, ndi mfubi, ntundeke yenyine. La ilaha illa Allah, niryo jambo ry'ubugingo. Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo wanyobora. Ijoro rigeze ndaryama jenyine, nta n'umwe unyitaho. Ntekereza ku buzima bwanjye,
niyumvamo agahinda kenshi ariko mu mutima wanje hari ijwi rituje rivuga rimbwira riti ntutinye kuko Allah ari kumwe nawe. Ya Allah ndi wenyine ariko sinzaba njyenyine, urumuri rwawe runyobore mu buzima bwanje bwose. Nareba ijuru nijoro nabonye inyenyeri ziramurika n'umutima yuhumutse kuko nzi ko mbona aho ndi, ndavuga nti alhamdulillah ubu buzima bugoye kuko nzi ko uri data uri tahayimfu binganje. Subhanallah umutima wanje waratuje, natangiye gusenga sala niyegereza Allah kurushaho, umutima wanje atangira gukira nuzura amahoro ntigeze mbona. Nubwo ntabebye mfite ariko ntabongira njyenyine kuko Allah ari kumwe nanjye, niwe mubiri wanje w'ukuri. Ya Allah ndi imfuri ariko ndagukunda cyane, ntuzandeke mu buzima kuko ni wowe niringira. La ilaha illallah niryo jambo ry'amahoro, Muhammadur Rasulullah niwe mutsyo wanje. Umunsi umwe nzahagarara imbere yawe niringiye imbabazi zawe, nizeye ko uzanyakira ukanyinjiza mu janna yawe. Ya Allah ndagushimira ko utigeze undeka njyenyine, nzahora ngusingiza mu buzima no mu buzima bw'iteka. Nari imfubyi mu isi ariko sinkiri jyenyine, uri kumwe nanjye kandi azahora ari kumwe nanjye. Subhanallah alhamdulillah amen amen amen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, astaghfirullah astaghfirullah. Jendi mfupi muisimini, ntamama ntapapa hafia nje, nitegereza abandi bafite ababye, njyenyiri jyenyine mu buzima, nagenda mu mihanda y'isi shaka aho umutima uruhukira, ariko aho njya hose
ntanumwe unyitaho, ntekereza ku buzima bwanje, niyumvamo agahinda kenshi, ariko umutima wanje hari ijwi rituje rivuga, rimbwira riti ntutinye, kuko Allah ari kumwe nawe. Ya Allah, ndi wenyine ariko sinzaba njyenyine, urumuri rwawe runyobore mu buzima bwanjye bwose. Ladanye ijuru nijoro, nabonye inyenyeri ziramunyita, n'ubu buzima wanjye uhumutse, kuko nzi ko mbona aho ndi. Ndavuga nti alhamdulillah, nubwo ubuzima bugoye, kuko nzi ko uri data, uritaho imfubyi nkanje. Subhanallah, Subhanallah, nubwo ndi jyenyine uri kumwe nanje. Alhamdulillah, Alhamdulillah, umutima wanje warakuze. Natangiye gusenga sala, niyegereza Allah kurushaho, umutima wanje utangira gukira, nuzura amahoro ntigeze mbona, nubwo ntabereye mfite, ariko ndovune njenye, kuko ari kumwe nanje. Niwe mubaye wanje buguri. Ya Allah, ndi mfubi ariko ndagukunda cyane, ntuzandeke mu buzima, kuko ni wowe niringira. La ilaha illallah, niro jambo ry'amahoro, Muhammadur Rasulullah, niwe muci wanje. Umunsi umwe nzahagarara imbere yawe, niringi imbabazi zawe, nizera ko uzanyakira, ukanyinjiza mu janna yawe. Ya Allah, ndagushimira ko utigeze undeka njyenyine, nzahora ngusingiza mu buzima no mu buzima bw'iteka. Nari imfubyi mu isi, ariko sinkiri jyenyine. Allah ari kumwe nanje, kandi azahora ari kumwe nanje. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Amin, amin, amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Papa wakoraga umunsi nijoro, ushaka ko ntagira icyo mbura. Wararuhaga ariko ugakomeza, kubera urukundo wankundaga. Wansekeraga nubwo warushe, ukampobera nk'umwana we. Ariko nkiri muto ndakura, tangira kukwibagirwa. Papa mbabarira sinabimenye ko wari urimo kubabara. Papa mbabarira amakosa yanje, nari nkiri mu bujiji. La ilaha illallah, niryo jambo ry'ubugingo. Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo utuyobora. Nakurikiye inshuti n'iby'isi, nirengagiza inama zawe. Wambiraga uti subira kuri Allah, ariko nje simbyumve. Wambonaga ndi kure y'inzira nziza, umutima wawe ugakomereka. Ariko ndigeze mbibona, nari nkiri mu mwijima. Papa mbabarira sinabimenye, naguteye agahinda kenshi. Ubu ndashaka guhinduka, nsubire mu nzira nziza. Umunsi umwe nahuye n'ikibazo, isi isa n'ihindutse umwijima. Nari nkiri jyenyine, ndazi aho njya, nibutse amagambo yawe Papa, yo wambwiraga buri munsi. Wavugaga uti subira kwa Allah, icyo gihe umutima wanjye urahinduka. Subhanallah, Subhanallah. Papa wanje warambwiye ukuri. Alhamdulillah, Alhamdulillah, subiye mu nzira nziza. Natangiye gusenga sala, subira gusoma Qur'an yera. Umutima wanje utangira gukira, nuzura amahoro menshi. Papa ndashaka kukunezeza, ngo nkiri mu rugendo. Ndashaka kuba umuntu mwiza, uko wabyifuzaga. Papa mbabarira sinabimenye, ubu nkiri mu nzira nziza. Ndashaka kukunezeza, no kunezeza Allah wanje. La ilaha illallah, niriryo jambo riw'amahoro. Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo wanje.
niba uri kure cyangwa waragiye, nzahora nkwibuka iteka, nzagusengera buri munsi. Allah aguhe amahoro. Ya Allah, umbabarire papa wanje, umushire mu bantu beze, umwinjize mu jana yawe, aho amahoro azahora iteka. Papa ndagukunda cyane, mbabarira amakosa yanje, nzahora wibuka mu buzima no mu buzima bw'iteka. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Amen, Amen, Ya Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ya Papa wakoraga umunsi n'ijoro, ushaka ko ntagira icyo mbura, wararuhaga ariko ugakomeza kubera urukundo wankundaga. Wasekeraga nubwo warushe, ukampobera nk'umwana wawe, ariko nkiri muto ndakura, tangira kukwibagirwa. Papa mbabarira, sinabimenye ko wari urimo kubabara. Papa mbabarira amakosa yanje, nari nkiri mu bujiji. La ilaha illallah, niryo jambo ry'ubugingo. Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo utuyobora. La ilaha illallah, niryo jambo ry'ubugingo. Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo utuyobora. Nakurikiye inshuti n'ibisi, irengagiza inama zawe, wambwiraga uti subira kuri Allah, ariko nje simbyumve. Wambonaga ndi kure y'inzira nziza, umutima wawe ugakomereka, ariko ntigeze mbibona, nari nkiri mu mwijima. Papa mbabarira, sinabimenye, naguteye agahinda kenshi, ubu ndashaka guhinduka, subire mu nzira nziza. La ilaha illallah, niryo jambo ry'ubugingo. Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo utuyobora. La ilaha illallah, niryo jambo ry'ubugingo. Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo utuyobora. Umunsi umwe nahuye n'ikibazo, isi isa n'ihindutse umwijima, nari nkirije nyine ndazi aho njya. Nibutse amagambo yawe papa, ayo wambwiraga buri munsi, wavugaga uti subira kwa Allah, icyo gihe mutima wanjye urahinduka. Subhanallah, papa wanje waramvuye ukuri. Alhamdulillah, subiye mu nzira nziza, natangiye gusenga sala, subira gusoma kuranyera, umutima wanje utangira gukira, nuzura amahoro menshi.
papa ndashaka kukunezeza nubwo nkiri mu rugendo, ndashaka kuba umuntu mwiza uko wabyifuzaga. Papa mbabarira sinabimenye, ubu ngiri mu nzira nziza, ndashaka kukunezeza no kunezeza Allah wanje. La ilaha illallah niryo jambo ry'amahoro, Muhammadur Rasulullah niwe mucyo wanje. Niba uri kure cyangwa waragiye, nzahora nkwibuka iteka, nzagusengera buri munsi, Allah guhe amahoro. Ya Allah mbabarire papa wanje, umushire mu bantu beza, umwinjize mu janna yawe, aho amahoro azahora iteka. Papa nagukunda cyane, mbabarira amakosa yanje, nzahora nkwibuka mu buzima no mu buzima bw'iteka. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Mama wanje warandereye, undera mu rukundo rwinshi, urandera mu nzira nziza, unyigisha gusenga Allah. Wanyigishije kuvuga bismillah, unyereka inzira y'ukuri, ariko nkiri muto ndakura, ntangira kukwibagirwa. Mama ndakwinginze umbabarire, naguteye agahinda kenshi. Mama ndakwinginze nyumva, ndashaka kugaruka mu nzira nziza. La ilaha illallah niryo jambo ry'ubugingo, Muhammadur Rasulullah niwe mucyo utuyobora. Natangiye gukurikira isi, nirukire nyuma y'ibishimo byayo, nirengagiza amagambo yawe, nirengagiza ibyo wanyigishije. Waramfashaga nkiri hasi, ariko njye sinabyitayeho. Umutima wawe warababaye, ariko njye sinabibonaga. Mama ndakwinginze umbabarire, nziko nagucumuyeho cyane, ndashaka gusubira kuri Allah, kuko wanyigishije nkiri muto. Umunsi umwe nagize ikibazo, isi yose isa n'isenyutse, nari nkiri jyenyine, nta n'umwe wo kumfasha. Nibutse amagambo yawe mama, yo wambwiraga nkiri muto, wavugaga uti subira kwa Allah. Icyo gihe umutima wanjye urahinduka. Subhanallah, Subhanallah. Mama wanje warambwiye ukuri, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subiye mu nzira nziza, natangiye gusenga sala, subira gusoma Qur'an yera. Umutima wanjye utangira gukira, nuzura amahoro ntigeze mbona. Mama
yahindutse subiye mu nzira y'Allah ndashaka kukunezeza kandi n'Imana yanjye mama ndakwinginze umbabarire ubu nkiri mu nzira nziza ndashaka kukunezeza no kunezeza Allah wanjye la ilaha illallah niro jambo ry'amahoro Muhammadur Rasulullah niwe mucyo wanjye umunsi umwe nzahagarara imbere y'Allah niringiye imbabazi ze nizeye ko nza kubona mama mu busitani bwa janna bwiza ya Allah uhe mama wanjye amahoro umugororere ibyo yankoreye kuko urukundo rwe rwari rwinshi kandi ntiruzigera rushira mama ndagukunda cyane mbabarira amakosa yanjye nzahora nkwibuka mu buzima no mu buzima bw'iteka subhanallah alhamdulillah Allahu akbar aminan aminan bismillahir rahmanir rahim ya Allah يا رحمن يا رحيم أستغفر الله أستغفر الله ماما وانجي ورندري undera mu rukundo rwinshi urandera mu nzira nziza unyigisha gusenga Allah wanyigishije kuvuga bismillah unyereka inzira y'ukuri ariko nkiri muto ndakura ntangira kukwibagirwa mama ndakwinginze umbabarire naguteye agahinda kenshi mama ndakwinginze nyumva ndashaka kugaruka mu nzira nziza la ilaha illallah niro jambo ry'ubugingo Muhammadur Rasulullah niwe mucyo tuyobora natangiye gukurikira isi nirukire nyuma y'ibishimo byayo nirengagiza amagambo yawe nirengagiza ibyo wanyigishije waramfashaga nkiri hasi ariko njye sinabyitayeho umutima wawe warababaye ariko njye sinabibonaga mama ndakwinginze umbabarire nziko nagucumuyeho cyane ndashaka gusubira kuri Allah kuko wanyigishije nkiri muto umunsi umwe nagize ikibazo isi yose isa n'isenyutse nari nkiri jyenyine nta n'umwe wo kumfasha nibutse amagambo yawe mama yo wambwiraga nkiri muto wavugaga uti subira kwa Allah icyo gihe umutima wanjye urahinduka subhanallah subhanallah mama wanjye warambwiye ukuri alhamdulillah
alhamdulillah. Subiye mu nzira nziza, natangiye gusenga sala, subira gusoma Qur'an yera, umutima wanjye utangira gukira, nuzura amahoro ntigeze mbona. Mama narahindutse, subiye mu nzira